Ibihe byiza kuri udukurikiye. Ahangaha tugiye kureba ibimenyetso 10 bishobora kukwereka ko ufite ikibazo mu bwonko bwawe. Abantu benshi iyo uvuze ko bafite ikibazo mu bwonko ahita yumva ko wasaze, ahita yumva ko urwaye igicuri, ahita abona umuntu uri paralize. Nyamara ibi ngibi ni ibimenyetso bya nyuma biza iyo ubwonko bwananiwe byarangiye burundu. Ariko mbere y'uko ibi ngibi byo kuba paralize, byo kumva umutwe udakora neza, ugata umutwe cyangwa ugatakaza ubwenge, mbere y'uko ibyo bimenyetso biza, hari ibindi bimenyetso biza mbere, biza bikwereka ko ubwonko bwawe buri kugira ikibazo gikomeye, kandi iyo ubwonko bwageze muri iyo stage yo kugira ikibazo gikomeye burundu, bitakibaye bitagishobotse ko ibyo bibazo bikemuka. Niyo mpamvu tugiye kureba ibi bibazo kugira igihe wabibonye ube wakwihutira kwa muganga, bakaba bagutabara bakagukorera ibishobotse kugira bagukize utaragera kuri ya stage aho badashobora kugufasha. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, reba ahantu handitse subscribe, ahantu hatukura urabona handitse subscribe, uhakande, none ukande n'ahantu hari like. Like ni akantu kameze gutya, urareba munsi ya video hano, kanda like. Okay, wakanze. Okay, twagiye. Ikimenyetso cya mbere rero gishobora kukubwira ko ubwonko bwawe bufite ikibazo gikomeye cyane, ni igihe uribwa umutwe, ariko ukaribwa umutwe mu buryo butunguranye. Wari uri mu kazi bisanzwe cyangwa wari uri ahantu bisanzwe, ukumva umutwe utangiye kukurya cyane, ukagenda wiyongera ukaribwa umutwe. None nyuma y'ibi, nyuma yuko umutwe utangiye kukurya cyane, ugasanga atangiye kwiyongeramo iseseme no kuruka, ukaruka, bakaguha imiti bikanga. Ahangaha birashoboka ko mu bwonko bwawe haba hari ikibazo. Ikibazo gishobora kuba kiri mu bwonko bwawe, cya mbere ni uko ushobora kuba ufite stroke. Icyo ni icya mbere, ariko umuntu wese uri kuribwa umutwe ntabwo bivuze ko arwaye stroke. Icya kabiri gishobora kuba kirimo ni uko hari abantu bagenda babaho mu bwonko bwabo bafite ibyo bita aneurysme. Aneurysme ni ukuvuga hari imitsi yo mu bwonko, imitsi itwara amaraso mu bwonko. Muri iyo mitsi hari aho umutsi ugera ukaba ufite akantu kabyimbye, none ako kantu kabyimbye igihe kimwe kubera akazi urimo, kubera ibintu urimo bisanzwe, ako kabyimba aho ngaho kagaturika. Iyo gaturitse amaraso atangira kuvira mu bwonko. Ikikubwira rero ko amaraso ari kuvira mu bwonko bwawe ni uko utangira kuribwa umutwe cyane, bakaguha imiti yose ishoboka, za morphine, ibiki byose bikanga, ugakomeza aho kugira uwo mutwe ugende woroha kubera imiti bari kuguha, ahubwo ukagenda ukomera cyane. Noneho hakatangira kwiyongeraho ibimenyetso byo kuruka, ibimenyetso by'iseseme. Rimwe na rimwe usanga mu ngingo zawe, amaguru, amaboko, utangiye gutakaza imbaraga, ukumva wacitse intege. Noneho bikaba byageraho utangira kugagara, ugatakaza ubwenge, noneho ukajya muri koma. Iyo rero watangiye kubona bya bimenyetso biza buhoro buhoro, ukajya uribwa umutwe ukakurya cyane, nyuma yaho bigasa nkaho bituje, nta miti wafashe. Nyuma yaho, nyuma y'icyumweru, ibyumweru bibiri, nanone ukumva umutwe urakubita cyane, ukagutera cyane, haba ari nka nijoro cyane. None muganga